Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye ko duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe muri uyu mwanya. Nyemerera Mwuka wawe wera yende ku byawe, ibyo waduteguriye aba ari byo adusangiza, ndetse anadushoboze gushyira mu ngiro no gusohoza icyo udutumye binyuze mu ijambo ryawe. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Muri iki cyumweru tuzaganira kubaho ubuzima bwejejwe. Niyo topic tuzaganira, kubaho ubuzima bwejejwe. Uyu munsi turasoma Zaburi ya 17, Zaburi ya Dawidi. Turasoma umurongo wayo wa 3. Zaburi ya 17 umurongo wa 3 uranditse ngo: wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, warantase ntiwambonana umugambi mubi, namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye, Imana tugirire neza. Aya magambo araryoshye ku buryo numva ngiye kuyasubiramo. Handitse ngo wagerageje umutima wanjye. Ni Dawidi arimo avugana n'Imana, arabwira ati wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, warantase ntiwambonana umugambi mubi, namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye, Imana tugirire neza. Nuko nari mbivuze mu kanya, iyi Zaburi ni iya Dawidi, igaragaza imibereho ye. Yari umuntu wagambiriye kubaho ubuzima bwejejwe. Amanywa n'ijoro yabagaho ubuzima butari mu ibyaha. Abantu bamureba batamureba, yabagaho ubuzima butari mu ibyaha. Akiri umuntu woroheje, umwungeri w'intama, aragira intama. Yari umuntu ubaho ubuzima bwejejwe butarimo ibyaha. Amaze kuba umuntu uzwi n'abantu bose, igihe yari umusirikare, abaho ubuzima bwejejwe. Muri icyo gihe n'abagabo ubuzima bugoye. Mu gihe cye cyo kubaho ubuzima bugoye, abukiranukamo. Igihe rero kigeze aza kuba umwami nk'uko Imana yari yaramusezeranije. Bwa buzima bwo kwezwa, bwa buzima bwejejwe butari mu ibyaha yabagamo akiri mu ishyamba inyuma y'intama. Bwa bundi yabagamo akiri mu ishyamba ahunga Sawuli, ari umusirikari. Ubwo buzima bwejejwe yaranabukomeje amaze kuba umutegetsi, amaze kuba umuyobozi, bimaze kugenda neza. Ni ikigereranyo, ni ishusho y'uburyo natwe dukwiye kubaho ubuzima bwejejwe. Ukabaho ubuzima bwejejwe ibintu bitameze neza, ukabaho ubuzima bwejejwe uzwi n'abantu bose, uri ikimenywa bose, nka kuriya yari azwi nyine nk'umuntu wishe Goliyati, igihugu cyose bamuririmba. Ariko ibyo ntibyatuma atakaza kwezwa. Yahoraga abaho ubuzima butari mu ibyaha, ndetse n'abaye umwami akomeza kwiberaho ubwo buzima. Niyo yakosaga, yamenyaga ko yakosheje, agaca bugufi agasaba Imana imbabazi. Mwene data, mwifurije kubaho ubuzima bwejejwe, ubuzima butari mu ibyaha, ubuzima bwo gukiranuka. Ni ubuzima bwiza, ni ubuzima butanga amahoro, bubohora. Ni ubuzima butuma umuntu agenda yumva aguwe neza. Ni ubuzima butuma Imana iboneka mu byawe. Ni ubuzima buzana presence y'Imana mu byawe. Bifurije kubaho ubuzima bwejejwe. Nawe kubaho ubwo buzima bwejejwe rwose wabishobora. Byakunda, byashoboka. Kubaho ubuzima butari mu ibyaha byanakubera rwose. Imana tugirire neza. Nabigambiriye burya byakunda. Hera ubu bigambirire. Nawe wari usanzwe ubaho ubwo buzima, komereza aho ngaho. Imana tugirire neza. Komereza aho rwose, umaramaze kubaho ubuzima butari mu ibyaha. Ibihe nibihinduka nk'uko Dawidi byahindutse, akava mu ntama akaba umuntu uzwi mu gihugu hose. Ntibyahindutse, yakomeje kubaho ubuzima bwejejwe. Uko niko nawe ibihe nibihinduka ukwiriye gukomeza kubaho ubuzima bwejejwe. Imana tugirire neza. Anabaye umwami afite icyubahiro, abantu bose bamwubaha, afite abaja n'abagaragu, nabwo akomeza kubaho ubwo buzima. Uko niko nawe ukwiriye kubaho ubuzima bwejejwe. Ubaye umukire ntuzahinduke, ariko kandi nawe w'umukire nunakena ukajya muri ubwo buzima butari bwiza, uzakomeze ubeho ubuzima bwejejwe. Wowe rero ibi ubyumvishije ari ubwa mbere, utari usanzwe ubaho ubuzima bwejejwe, wabikora bigakunda, bigashoboka. Rero wubake umubano na Kristo, ubeho ubuzima bwejejwe. Yesu arahari ngo agushobokere. Hari umunsi Yesu yigeze abwira abantu, ababwira ibyo gukiranuka. Arangije abigishwa be baramubwira ati mwigishe, ibyo byashoboka biti? Arabwira ngo ibidashobokera abantu, Imana birashoboka. Yesu Kristo yatugihaye Mwuka Wera ngo adushoboze ibyo byose tubona bigoye. Ni umufasha wagushoboza kubaho ubuzima bwejejwe. Gambirira nk'uko Dawidi yagambiriye
ati namaramaje kudakora ibyaha warantase ntiwamburana umugambi mubi. Nawe rero maramaza kudakora ibyaha nk'uko yari azagushoboza. Yesu aduhana umugisha.